gusuhuza umushyitsi dadi wanyu. Adoro umugabo ndaje gatoya. Adoro buriya nta soni. Ese ari umuntu usanzwe ntabwo wamusuhuza? ariko mama imyaka ngize niyo kugira umuntu umbwira ngo mwubahe mwite papa. Okay, utamwubashye ntiwanamusuhuza ukigendera. ntabwo namusuhuza. Nicyo kinyabupfura nakwigishije. umubyeyi wanjye wanamushinzwe ndahazi mama, nawe byubahe. imyaka ngize igihe ngezemo ntabwo ari cyo kunzanaho undi mugabo akangiye mubwira mwite papa. Papa wawe ntabwo yanyubahaga? yarakubahaga. Ntitwakundanye yego kugeza kuri uyu munota. hari undi mugabo umugeze imona nzana ariko ubu yaradufashije. Ikindi utekereza ko hari umuntu ugewe yadufashije iki? yadufashije iki mama? yadufashije ibintu byinshi, hari bimwe nakubwira n'ibyo nakubwira. muri sosiyete yasohotse, muri sosiyete yasohotse rimwe na rimwe yaragendaga akanyereka ukuntu barimo baranyi, bakanyereka ibi akanyereka ibi, tugahishura byinshi. ejo akambwira ati nyaboneka, akanyibutsa ati ese muzi yuko iki gihe iki n'iki muzajya kwishyura ibi n'ibi, iby'imisoro, iby'ibiki. mu mafaranga yandi mama? amafaranga yandi